Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Nshimye Imana muri uyu mugoroba mwiza yemeye ko mpagarara imbere y'ubwoko bwayo kugira ngo abe ari njye ugabura ibyayo. Amen. Ijambo ry'Imana ni ibiryo bitunga ubugingo bwacu. Nshimye Imana rero ko ari njye yahaye uyu mwanya tukaba tugiye kuganira amagambo yayo. Nikaze rero mu ijambo ry'Imana tugiye kuganira amagambo twifashishije icyanditswe kiri muri ubutumwa bwiza bwa Luka ibice 10 guhera ku murongo wa 38. Ubutumwa bwiza bwa Luka ibice 10 duhereye ku murongo wa 38. Mutwe w'amagambo uravuga ngo ibya Marita na Mariya. 38. Nuko bakigenda bajya mu kirorero, umugore witwaga Marita aramwakira mujyana iwe. Uwo yari afite mwene se witwaga Mariya. Yari yicaye hafi y'ibirenge by'umwami Yesu yumva ijambo rye. Ariko Marita yari yahagaritswe umutima n'imirimo myinshi yo kuzimana. Aho bigeze aramwegera aramubaza ati, databuja, ntibikubabaje yuko mwene data yampariye imirimo? Wamubwiye akamfasha. Umwami Yesu aramusubiza ati, Marita, Marita, uriganyira wirushya muri byinshi, ariko ngombwa ni kimwe, kandi Mariya ahisemo umugabane mwiza atazakwa. Mwakira ijambo ry'Imana. Uyu mugoroba Imana yashyize amagambo yayo nahaye umutwe uvuga ngo kuba mu isi ya Marita ariko ufite umutima wa Mariya. Kuba mu isi ya Marita ariko ufite umutima wa Mariya, cyangwa se kugira karakteristike za Marita, ariko isi ya Marita ni nka karakteristike za Marita, ibiranga Marita, ariko umutima wawe ukaba ari uwa Mariya. Yesu nashimwe. Ese insanganyamatsiko byibuze irumvikana mbere yuko nkomeza? Kuba mu isi ya Marita, abantu bameze nka Marita, bateye nka Marita, ariko umutima wawe wowe ari nk'uwa Mariya. Turaza kubyumva. Amagambo dusomye ni inkuru y'abavandimwe babiri bavukana. Umwe yitwa Marita, umwe akitwa Mariya. Bose bari inshuti za Yesu, bose bakundaga Yesu. Mu gihe kimwe Yesu avuye Yerusalemu agiye i Betaniya. I Betaniya niho abo ngabo bari batuye, niho wari umudugudu wabo. Abo bavandimwe niho, kandi mbibutse ko aba nanone bavukanaga na wundi witwaga Lazaro. Murabyibutse? Hanyuma rero Yesu ageze i Betaniya, uyu Marita n'urugwiro rwinshi n'ubwuzu bwinshi atumira Yesu mu rugo iwabo. Amen. Ahasanga Mariya mwene se. Mariya ahitamo kwicara ku birenge bya Yesu ngo baganire, bavugane, amubwire nawe yumve, nawe amubwire, basabane. Hanyuma Marita we umva priorite ye, ajya mu gikoni gushakisha ibyaza kuzimanira umushyitsi. Agakubita hirya, agakubita hino. Mariya we yicaye hehe? Ku birenge bya Yesu. Marita we yagiye kugura inyanya, avuye ajya kugura amakara, avuye ajya gushaka ibirungo, avuye gushaka, mwumva ibintu byari bimuraje ishinga. Haleluya. Ageze aho umve kandi kubera gukubitiriza hirya no hino ageze harananirwa.
n'ubunyobwa, ibintu byose bakoresha ngo mu birungo simbizi, ariko kubitiriza hirya akagaruka hino akagenda hirya aratagangara amasaha mu bana menshi. Umushyitsi yatumiye mu rugo ntiyamubaha n'umwanya wo kumuganiriza. Mariya we icyo yari ariho ngo yari yicaye ku birenge bya Yesu. Ubu ndimo ndareba iyo shusho, amureba mu maso amubaza, mwigisha byagenda gute? Amubaza, mwigisha nakwifata gute? Ibyo yari afite amatsiko ku mwami. Ubwo ndari iyo ngiyo arakaranze sinakubwira, ageze haraza atari kumwigisha. Ubu ntago bikubabaje kubona uyu mwene data ndimo ndirukanka hirya no hino ntacyo arimo kumfasha? Ubu wamubwiye akaza akamfasha. Uriya reka mbabwire, iyi nkuru ishaka kukwigisha n'iby'iki gihe kandi nibyo tugiye kuganiraho. Yesu aramuhindukira avuga ati, Marita, Marita. Burya Yesu yavuze kabiri agasubiramo kabiri, harimo ikintu bita insistance, kwensista, nko kukwihanangiriza. Ntabwo yavuze Marita rimwe gusa, yavuze ngo Marita, Marita. Ni nk'aho yamubwiye, banza utega amatwi, wowe urarwana n'ibintu bidafite akamaro mu mwanya nk'uyu, wowe urahibibikana mu bintu bitamfitiye akamaro. Ariko uyu mwene so, uyu Mariya yahisemo ngombwa ni priority, yahisemo icyo atazakwa, umurage atazakwa, kuba ku birenge bya Yesu. Haleluya. Niyo mpamvu nshaka ko uyu mugoroba tuganira utatakaza kandi umurage ukomeye. Niyo mpamvu navuze ngo mureke tuganire kuri uyu mugoroba kuba mu isi ya Marita ariko ufite umutima wa Mariya, uko iyo si twese tuyituyemo. Aba bavandimwe bose bakundaga Yesu, ariko uburyo bakiraga Yesu n'uburyo bafataga Yesu buratandukanye. Iyo twese tuyirimo, ariko harimo ba Mariya bazi aho bagomba kuvana ibyo byose ku birenge bya Yesu. Haleluya. Isi yo kucunaguzwa, yo kuzutaguzwa, yo kujyana hirya no hino, twese niho dutuye. Umutima wawe wubakiye he? Wicaye kuki? Wicaye kuri iyo muzunga yo hirya no hino? Reka tuganire rero. Ndatekereza ko noneho mutangiye kubyumvamo gakeya. Hari ibintu rero tugiye kuvugana ku bintu biranga abantu baba mu isi ya Marita. Niturangiza tuvuge nanone ku muntu ufite umutima wa Mariya uko ameze, hanyuma tuze gusoza tuvuga bisaba iki kuba mu isi ya Marita ariko ufite umutima wa Mariya. Izi ngingo eshatu ngiye kugerageza kuzihutamo vuba vuba. Haleluya. Ikintu kiranga cya mbere kiranga abantu baba mu isi ya Marita ni abantu bakunze Imana ariko ntibayibonere umwanya. Bakunze Imana pe, bakunze kuba mu nzu y'Imana, bakunze iby'abarokore, bakunze iby'Imana, ariko kwishakira umwanya ngo bamenye ngo bagiye kwicarana nayo, bave mu kivunge, bave muri rusange, bave mu bintu abantu benshi bahuriyeho, bayishakira umwanya, cyarabananiye. Iyo ni ya Marita. Bakunze Imana ariko kuyishakira umwanya, kuyibonera umwanya birabagoye. Iyo ni isi ya Marita. Haleluya. Niba abantu yewe niyo twateranye gutya kuko babikunze, ko ari umunsi wo guterana, baraza pe bakuzura n'urusengero, ariko umutima we uri mu iduka yasize muri shike, umutima we uri mu kazi yasize muri ofisi mu madosiye, twebwe tukamubona imbere yacu. Yego, ka kawunga yasize adatetse neza, nibyo nawe wakongeraho, bya bindi bijya bigutwara umutima bikakujyana kuri. Ariko tukaba turi kumwe hahe
hano mu rusengero mu ihema ry'Imana, umutima we wageze Nairobi, umutima we wageze kuri Paul, umutima we wageze muri ofisi runaka, umutima we wageze mbega ukabona umuntu araha ariko umutima ng'isi ya Marita. Bakunze Imana, bakunze kuba mu by'Imana, bakunze kuba mu nzu y'Imana, ariko imitima y'Imana yabo irangariye mu bindi bintu. Tubashije kugira ikintu kireba mu mitima ukagikoza ku muntu, mu bantu bose bicaye aha ngaha, abafite umutima wa Mariya mwasanga ari bakeya. Bakunze Imana ariko ntibayibonera umwanya, n'igihe bageze mu nzu yayo imitima yabo ijya kure, n'igihe bakabaye bayishaka ku giti cyabo inzitizi n'ibizazane biba byinshi muri bo, bagatwarwa n'ibyo ngibyo bakarekera aho ngaho. Ubundi Imana irema umuntu, ikintu yifuzaga bwoko bw'Imana, intego nyamukuru yari ukugira ngo ijye ibona umuntu basabana. Yari yararemye ibintu byose, ibihumeka n'ibidahumeka, ibyo byose ntibyayishimisha. Ku musozo wabyo nibwo yavuze ati reka ndeme umuntu mu ishusho yacu, tureme umuntu mu ishusho yacu. Nimusoma mu Itangiriro muzasanga Imana ikintu cyayinezezaga ntabwo ari ukureba imbuto zo muri Edeni n'inyamaswa n'ibiki byose yari yararemye. Yazaga ngo mu mafu ya nimusi gusura wa muntu yaremye. Haleluya. Imana bakaganira bagasabana, ibyo bikanezeza Imana. Imana itugirire neza, Imana yongere itugarukeho rwose, itwibutse ko imitima yacu itagomba kuba kure yayo. Ntago mbujije yuko wajya muri izo shuguri zawe, ariko umutima wawe ujye uba ku Mana, aho igushakiye kubone. Haleluya. Kuri iki kintu kiranga abantu rero baba mu isi ya Marita, bakunze Imana ariko imitima yabo iri kure y'Imana, baba kure y'Imana, ntago bajya bagira igihe gihagije cyo kuba bugufi bw'Imana. Ikindi bashaka gukoresha igihe gitoya n'abantu bahugiye mu binezeza by'isi. Wenda icyo cyo nakivuzeho na hejuru. Iyi si igize abantu busy, turemeranya iki kinyejana ko abantu babaye busy cyane. Ikoranabuhanga, iterambere, ibyo bintu bikuruye abantu, bibajyanye kure y'Imana pe. Umutima uri kureba ibigezweho, umutima urimo kureba iterambere rimeze nk'irushanwa. Uyu munsi umuntu aragira kuri cyavuga ati ndashaka no kugera kuri iki, simbyanze mutera imbere rwose, ni na byiza ko iyo muteye imbere tubyungukiramo, hari icyo bitugiriraho umumaro, ariko mutera imbere yego. Abandi bantu rero ni ukuri, abandi bantu rero bahugiye mu binezeza by'isi. Iyi si nshuti z'umusaraba ifite ibinezeza byinshi. Ibi binezeza rero biratuma abantu bajya kure y'Imana. Umwanya wo gutekereza ku isengesho cyangwa se kuba mu materaniro, mufite groupe za WhatsApp ziriho bridal shower, mufite groupe za WhatsApp ziriho baby shower, mufite groupe za WhatsApp zirimo mariage preparation, mufite groupe za WhatsApp ziriho wedding usinzi biki, mufite kandi ni mu byitegereza si ibintu bitandukanye. Telefone yawe ntuyifite mu ntoki, buri munota haraza akamesaje ka baby shower, undi munota haje akamesaje ka bridal shower, undi munota haza akamesaje sinzi kibiki n'ibiki. Ugasanga amagrupe atandukanye, ugasanga umuntu ahereye mu gitondo akiva akegura umutwe ku gitanda, ntaranashimira Imana yamurinze, yeguye telefone, ntaravuga ngo data ndagushimira ko wabanye nangira ijoro, atangiye telefone, abonye akamesaje arakurikiye, abonye akanda arakurikiye, agiye gusoma inkuru zahe n'izahe arakurikiye, akava saa 12, tuvuge kubyutse saa 12 ukageza saa 4
ariko reka tubuze ubwenge. Umuntu muzima ubundi telefone gutwara ubwenge gute? Ese ayo masaha 3 umaze ucuritse umutwe muri, uretse ko numvishe ko bisigaye bitera n'indwara mu byitondere. Hari indwara zisigaye zifata abantu zigafata hanga kubera guhora bameze gutya muri telefone. Aha mu byitondemo nabyo mujye mumenya ibyo mukora ibyo ari byo. Hari igihe bizabazana izindi ngaruka mutazaba. Ugasanga umuntu yarahetamye ibitugu, wabaza atari kuri yabaye iki, uzasanga either ni computer cyangwa se nubwo bu telefone muhorana mu ntoki zanyu. Reka tuvuge uri umugore mu rugo, urabyutse saa 12, ugejeje saa 4, uracicaye uri muri twatundi two hejuru batweta ntuza status, muri status. Ngiye biriya bintu ntago mbikunda, muzambona gakeya muri ibyo bintu kabisa, simbabiye. Ni ikiyobyabwenge nasanze gikomeye cyane kuri isi y'Imana. Ugasanga umuntu responsable, umuntu umugore mu rugo, igikombe aho giteretse kirahirirwa, ibase iteretse hari, nta kintu kiri mu murongo wacyo. Kubera iki? Mwihangane tubivuge kuko nibyo biriho, nibyo biriho. Ni mu buru ubwenge inshuti z'umusaraba. Ubwo nivugiraga iby'ubuzima, ubwo si uwo muntu urambwira ko afite umutima wo kuzasenga? Uribwira ko uwo muntu afite umutima wo kuzibuka yuko hari Imana yamurinze ijoro ryose, hari Imana imureberera? Uribwira ko uwo muntu azibuka kureba ngo ariko ubundi Bibiliya ni irihe jambo ryamfasha uyu munsi? Utavanyeho igikombe uzamenya ko Bibiliya handitsemo. Ntibishoboka. Reka mbabwire ababa mu isi ya Marita bahora bari bize mu bintu ntazi byari byo, kandi bakaba bize rimwe na rimwe mu bintu bitari ngombwa. Haleluya. Bakaba bize rimwe na rimwe mu bintu bitabafitiye akamaro, rimwe na rimwe ibintu bishobora kubashwanisha na bagenzi babo. Ubwo se urambwira ko umugabo abyutse agasanga ku kajagari mu rugo, harya ngo ari mu mwukara, yakureba ukamenya. Imana itugirire neza. Mugire ubwenge, mumenye ko mutwara iterambere n'ikoranabuhanga rigezweho muri iyi minsi, aho kugira ngo rikuyobore wowe uriyobore. Yesu nashimwe. Bwoko bw'Imana, mwo kwifata nk'ab'iki gihe, mugende nk'abana b'Imana. Ikindi kiranga abantu baba mu isi ya Marita, bashimisha Imana iminwa yabo ariko imitima yabo ikabajya kure. Tusome Matayo 15, mwumve ko havuga 15:8. Matayo 15, ndashaka kwihuta kugira ngo ntanga umwanya. Ku murongo wa 8 haranditse ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo imbakuri. Mwabyumvise? Turahangaha dushimisha Imana, twitera hejuru mu gisirimba. Turahangaha nanjye nkitakuma nkabwiriza, ariko imitima yacu Imana yatureba agasanga imitima yacu iri kure. Ndi hano kubera ko bampaye inshingano zo kubwiriza kandi ngomba kuhahagarara byanze bikunze, ariko si umutima wanjye uri hehe? Umuririmbyi muri korari ari hano kubera ko nyine dirijante na dirija batamubonye yahabwa ibihano, ariko umutima we uri hehe? Abakristo mu itorero mwafashe umwanya wanyu mwese muza mu nzu y'Imana, ariko imitima yanyu iri he? Yesu yaravuze ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa. Dusigeho kukumenya gushimisha Imana yacu iminwa gusa, ariko imitima iri kure y'Imana. Igifite agaciro, umutima wawe niwo matane n'Imana, nushaka ureke no kuvuga. Ariko ibintu byo gupretendinga
cyangwa se gushowa ingovu kugira ngo abantu babone yuko ubirimo neza, uri mu mwuka, uri igitangaza, uri umutima wawe uri kure y'Imana, ntacyo bimariye Imana. Ingororano zawe ni hano mu isi, ariko mu ijuru Imana izavuga ngo sinigeze nkubona. Nubwo wavugaga cyane ukirangira ukabira ibyuya, ntabwo nigeze nkubona. Numvishe urusaku, numvishe ibintu bisakuza, ariko nshaka umuntu urimo kuvuga ndamubura. Umuntu Imana ivuga ni umutima wawe. Umutima wawe uvugana n'Imana kangahe? Umutima wawe uvugana n'Imana gute? Umutima wawe ugendana n'Imana gute? Yesu nashimwe. Ibi ni bike mvuze mu bantu baba mu isi ya Marita. Ushobora kongeraho cyangwa se ushobora no kubigorora uko ubishaka, kuko nawe ibi ngibi byose nibwo buzima bwacu tubayeho muri iyi si. Isi ya Marita twese tuyibamo nk'uko twabivuze, ariko ngewe nahisemo izi ngingo zonyine kugira ngo arizo tuganire ku bw'umwanya n'igihe. Reka rero tuvuge umuntu ufite umutima wa Mariya wameze ati, kugira ngo nituza gusoza uze kumenya aho uherereye. Ese utuye mu isi ya Marita uyiryamyemo? Ese uyituyemo ufite umutima wa Mariya? Ese uri hehe? Niko kamaro k'inyigisho y'umugoroba. Umuntu ufite umutima wa Mariya dore uko ateye: ahorana inyota yo kwicara ku birenge bya Yesu. Niko twabisanze tunasoma iki cyanditswe. Mariya nta kindi kintu cyari kimuraje ishinga, yagumye kwicara ku birenge bya Yesu bigeza naho mwene nyina aza gukomplayininga, avuga ngo mwigisha, ntago bikubabaje kubona ndimo kuvunika njyenyine? Ariko umuntu ufite umutima wa Mariya ni umuntu muri we uhora yicaye ku birenge bya Yesu. Ni umuntu uhorana inyota, reka nkavuge gutyo, uhorana inyota yo kuba ku birenge bya Yesu. Amen. Akumva amahoro ye, akumva umutekano we nta handi yabivana uretse kwicara ku birenge bya Yesu. Imana ishimwe cyane. Dore umwanditsi wa Zaburi ibice 42 ukuntu yanditse. Yaranditse ngo, nk'uko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana. Urumva aya magambo? Aka gasimba kitwa impara cyangwa se imparakazi, sinzi uko wakita kose, iyo kari kure y'amazi ubuzima bwako buba buri mu kaga. Kari kure y'amazi, kari ahantu hategereye amazi, nta mutekano kaba gafite. Ngo nk'uko imparakazi yahagizwa no gushaka imigezi kugira ngo ubuzima bwayo bugire agaciro, bube buzima, kugira ngo ubuzima bwayo bugubwe neza, ngo ni nk'uko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana. Warokoriye. Ibi niko tumeze umunsi. Dufite imitima, tugira inyota yo gushaka kuba bugufi, kuko kuba bugufi bwa Yesu, kuba ku birenge bya Yesu, niho ubuzima bwacu buri, niho amahoro yacu yicaye. Ndetse reka mbabwire n'ikigeretse kuri ibyo, wavuga ngo ibyo ngibyo ni ibintu bya morali, n'ibifatika ku birenge bya Yesu turabihabona. Haleluya. Uretse n'ibi ngibyo kuvuga ngo amahoro ukabutayakuraho ngo uyafate uyahereze umuntu, ariko n'ibifatika nta handi biboneka. Murajya gushakiraho ibintu bitari, murajya gushakira ibintu aho ibyo muzabona bikabateza ibibazo. Ariko dore aho ibintu dukeneye byuzuye amahoro, byuzuye ubwiza bwabyo, nta handi biri, ni ku birenge bya Yesu. Yesu afite byose, Yesu ashobora byose, Yesu akora byose. Va kwirukanka kwa banko wahagira wiruka imisozi ujya kumureba, va kwirukanka kwa bene wanyu, aho hose ugiye no gushakira ubutabazi bwacu uri ku birenge bya Yesu. Haleluya. Ako ni akambere ku muntu ufite umutima wa Mariya.
ahorana inyota yo kwicara ku birenge bya Yesu. Aka kabiri, ahoranye inyota y'ijambo ry'Imana muri we. Barokore, ikintu cyitwa kugira inyota y'ijambo muri iyi minsi kirabuze mu bantu. Nyamara ikiri ijambo ryandikiwe ni ukugira ngo rituyobore. Uzi ukuntu Dawidi yanditse muri Zaburi 119 umurongo 105, yaravuze ngo ijambo ryawe Mana ni iki? Ni itabaza ry'ibirenge byanjye. Ni ukuvuga ngo ahantu ujya ni iki kikumurikira? Uyobowe ni iki? Muri isi y'umwijima uyobowe nande? Uyobowe ni iki? Aho ukandagira urahakandagira ugendeye kuki? Aho wicara urahicara ushingiye kuki? Ijambo ryawe Mana ni itabaza rimurikira ibirenge byanjye. Aho nkandagira, aho ngenda. Muremeranya nanjye ko isi ari isi y'umwijima? None se isi y'umwijima uzatambuka mute udafite itabaza rimurikira aho ukandagira? Kandi iryo tabaza nta rindi, ni ijambo ry'Imana. Uzahura n'ibikugora byinshi kandi ntabwo uzabona ikizagutabara. Haleluya. Umuntu rero ufite umutima wa Mariya yibikaho ijambo, atunga ijambo, ashyira ijambo mu mutima we. Nanone iyi Zaburi hari aho banditse ngo nibikiye ijambo mu mutima wawe kugira ngo ntagucumuraho. Ni iki kikurinda gucumura niba udafite ijambo? Ni ihe ntwaro yakurwanya, yagufasha kurwana intambara y'ibyaha ukanesha udafite ijambo muri wowe? Haleluya. Yaravuze ngo nibikiye ijambo mu mutima wanjye kugira ngo, iri jambo kuribika mu mutima ridufasha kunesha ibyaha n'ibicumuro duhura nabyo. Haleluya. Ariko se niba udafite ijambo mu mutima wawe, niba ijambo atari itabaza ry'ibirenge byawe, ubayeho ute? Umurikiwe n'iki? Uyobowe n'iki? Uyobowe n'amagambo y'abantu? Uyobowe n'impanuro za nyogosenge nawe kandi ajya ayoba? Haleluya. Umuyobozi muzima ni ijambo ry'Imana. Uyobowe n'inama zandi z'umugabo wawe ukunda cyane. Haleluya. Z'umugore wawe ukunda cyane. Uzaba desu. Uzaba desu n'umwishingikirizaho kuko nawe ni umuntu. Ariko umuyobozi mwiza ari ahangaha. Haleluya. Ikizakubwira abantu bafite umutima wa Mariya bagira inyota y'ijambo, kuko iri jambo ni ubutunzi bukomeye, ni umurage ukomeye twahawe n'Imana yo kutuyobora muri urugendo rw'agakiza. Imana ishimwe cyane. Ikindi kiranga uwo muntu ufite umutima wa Mariya ni umuntu uzi kumenya ngombwa icyo ari cyo. Priority. Aka kantu ka ngombwa gasobanuye priority, iby'ibanze. Kumenya gufata ibintu akamenya ngo ndabanza iki nkurikiza iki ngiki. Mwabonye ko Marita icyo yahaye priority si cyo umwami yishimiye, ariko icyo Mariya yahaye priority nicyo umwami yishimiye. Nshuti z'umusaraba, muri ubu buzima, muri isi ya Marita, ndagira ngo uyu munsi twige gutanga priority inezeza umwami wacu. Priority ntibe kubyukira muri WhatsApp, priority ntibe gusiba amateraniro wagiye gushopinga, priority ntibe ayo ma event asigaye ari menshi cyane kuri iyi si, ariko priority ibe ku birenge bya Yesu. Ibyo ngibyo nuva ku birenge bya Yesu nakubwira iki cyane? Ngukuruye ahangaha ugenda ahangaha, ugaruye hariya ugaruka ahangaha,
ngo ujyanye hariya nawe ugende hariya. Menya gufata icyemezo, umenye guha priorite gahunda z'ubuzima bwawe, kandi muri priorite z'ubuzima bwawe Imana ize ku murongo wa mbere. Haleluya. Ibindi byose bize bishamikiyeho. Rero umuntu ufite umutima wa Mariya ni umuntu umenya gushyira ibintu ku murongo, akamenya guha priorite icyangombwa. Imana ishimwe cyane. Noneho nanone Matayo yarabyanditse, reka nze mbibasomere ukuntu yabivuze. Matayo ibice 6 umurongo wa 31. Matayo 6:31 haranditse ngo Matayo 6:31 haranditse ngo nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki, cyangwa ngo tuzanywa iki, cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzagira mute, muzabyongererwa. Ndivuze buhoro, mbivuze gake, ngenda gake, kugira ngo ahari byibuze risigare mu mitima yacu. Abakristo abizera, priorite yacu ni ukubanza gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo ibindi byose tuzabyongererwa. Niko bimeze muri iyi minsi. Turashaka ibintu biracuritse, turashaka ibintu gukiranuka kw'Imana, sinzi niba tujya tunabitekerezaho. Ariko icyo Imana idusaba, abayimenye, abitirirwa izina ryayo, abana b'Imana, ngombwa mwumve, ngombwa ni ukubanza gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Amazu n'amamodoka bizaza bikurikiye, abagabo n'abagore bazaza bakurikiye, urubyaro n'imigisha yose n'amafaranga n'ibiki byose mukeneye bizaza bikurikiye umuntu washatse ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Niho uzabibamo ufite amahoro, niho uzabibamo bikakubera umugisha, kubera ko wamenye ngombwa icyo ari cyo, wamenye gushyira ku murongo ibikwiye kubanza n'ibikwiye gukurikiraho. Haleluya. Umuntu ufite umutima wa Mariya rero ni umuntu uzi kubanza gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, akaba azi neza ko ibindi, erega none se niba bisi babibona batanasenga, wowe uzabibuzwa gute kandi usenga Imana? Uzabibuzwa n'iki? Abisi barabibona, baraguje, baterekereye, bagize imigenzo ya gipagani yose, tukanabavuga tukavuga ngo kanaka n'umukire kanaka. Wowe wakurikiye iyera, wa mugani wa Santos, ishobora byose, ifite byose, ibumbura ikiganza kimwe cyayo igahaza kwifuza ko bari mu isi bose. Nushaka iyo Mana, babanze bashaka iyera no gukiranuka kwayo, hanyuma ibyo byose bibaraje amajoro mudasinzira, ni ukuri, se garanti muzabibona, muzabyongererwa. Nta kuntu abadasenga babibona ngo abasenga babibure, ntibishoboka. Haleluya. Ariko twebwe twamenye Imana, mureke two gushurika ibintu, tubanze tumenye priorite ni iki, tubanze dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Iyo niyo ngombwa. Akandi karanga umuntu ufite umutima wa Mariya, uyu muntu ahora atekereza ku iherezo rye. Ndagakunda umurokore utajya utekereza nyuma y'ubu buzima uko azaba ameze, antera ubwoba. Umurokore utajya yibaza ko iyi si ari transit,
ushobora kuyirirwamo ariko ntuyiraremo, ushobora kuyiraramo ariko ntuyirirwemo. Umurokore utajya utekereza ngo nyuma y'ubu buzima bizagenda gute, ntababeshyi antera ubwoba. Ntago hano ari gakondo y'abizera. Muture, mutunge, mutunganirwe, ariko nabagira inama yo kutashyira ibitaramba, kuko ibiramba tubiteguriwe mu bwami bwo mu ijuru. Haleluya. Zaburi ya 90:12 haranditse ngo utwigishe Mana kubara iminsi yacu, ngo bituma dutunga imitima y'ubwenge. Mu masengesho cyangwa se mu isengesho ryawe ujya wibuka kubwira Imana ngo Mana unyigishe kubara iminsi yanjye. Iyo maze ndayizi ariko iyo nshigaje sinyizi, ariko iyo minsi nshigaje umpe guhora ntunze umutima w'ubwenge, uzampa iherezo ryiza. Ibyo bintu tujya tubisaba. Turisabira amazu muri iyi minsi, turisabira amafaranga, turisabira ibinezeza bya hano mu isi, ariko igifite akamaro aho uzaba ubuziraherezo. Turemvestisa cyane aho tuzava, ariko aho tuzajya nta kintu kiriyo, nta investiso murimo gukorayo. Yesu nashimwe cyane. Urubaka imitamenwa, ukubaka ibintu byose by'ibitabashwa ku migabane yose y'isi, ariko reka nkubwire, umunsi ubumwe iyo ugiye ibyo byose biri ku migabane itandukanye washyizeyo hirya no hino mu mabanki, mu makonti atandukanye, ni iki kiguherekeza? Ahubwo se ibyo byose urabikora ugiye usigaje hano ku isi kugira ngo ukore ibyo bintu birambye bene ako kageni? Ariko ntago ndimo guca intege abafite iterambere, mwihangane tujye tunabivuga, duhugurane. Erega iyi ni reality. None se abakomeye ntibagenda, ntimubibona? Aboroheje n'abakomeye ntibagenda, abakize n'abakennye ntibagenda. None se ni iki kindi wumva wowe kidasanzwe ufite? Twese turi abagenzi. Haleluya. Mubikunde, mubishake, mubyemere, aha ntabwo ari iwacu. Njyewe ibyo bintu ntibijya bintera ubwoba, nta nicyo bijya bimpangayikira. Nzi neza ko hari umunsi zirirwa mu isi sinyiraremo, nzi neza ko hari umunsi zayiraramo sinyirirwemo. Ahubwo icyo mpora mparanira ni iki ngiki, kwibaza ngo ngiye nte, ngiye he? Naho kugenda byo si ikibazo kuri njyewe, wapi, nta nubwo bintera ubwoba. Ariko icyo mpora nibaza cyangwa icyo mpora mpangayikira, ni hehe ngiye ubwo nzaba mvuye hano, nzaba ngiye nte? Icyo nicyo ndimo kumaranira rero njyewe ku giti cyanjye, nicyo ndimo gusiganirwa, nicyo ndimo kurwanira. Ngo niba nsigaje imyaka 2, niba nsigaje imyaka 3, niba nsigaje ingahe simbizi, ariko icyo nzi cyo umunsi ku munsi ngomba kurwana iyi ntambara yo gutegereza ku iherezo ryanjye. Imana ishimwe cyane. Nawe nkwinginge kandi nkugira inama, nicyo cy'agaciro wakabaye urwanira. Kurwanira ibyo tuzasiga imusozi, ariko nuko nta muntu ugaruka. Nge mba numva hari ikibazo namubaza. Abantu baragenda ntitwongere kubabona, aramutse agarutse namubaza, ariko wenda Imana ikamutiza nk'iminota mikeya, ibi bintu byose wamaraniye muri cya gihe cyo kugenda, hari ikintu wumvaga ubitekerezaho? Hari ukuntu wumvaga numva hari ikibazo namubaza. Bwoko bw'Imana, nuko tutaramubona uwo muntu wagarutse ngo tumubaze, ariko icyo nzi cyo hari ahagera ashobora kuba yicuza akavuga ati iyo mbimenya nkaba narakoreye Imana mu gihe cyanjye nari nkiriho, kuko ibyo nakoreye byose nta na kimwe kimperekeje. Ndatekereza ko ari cyo yatubwira. Haleluya. Ariko n'ubundi Nyamutunzi yarabivuze, igihe bari hahandi wa wundi yitaga umukene Lazaro, ariko Lazaro wari ufite umutima nk'uwa Mariya, wari waragiye waravuye mu mubiri atunganiye Imana, we ageze aheza
wa wundi wari utunze ibya mirenge yageze ahantu ho kubabazwa akajya arembuza, akajya yicuza ati basi ngewe gusubirayo birorere, ariko muntumire kubona asize bamenye uko bakwiye kwitwara. Yesu nashimwe. Two gukerezwa n'akamanyu kw'imitsima, niko Theo yavuze. Two gukerezwa n'ibintu bitazakugira akamaro hahandi uzaba ugeze wenyine, ahubwo ukerezwe n'ibintu bizakubaka, ibintu bizagushyigikira hahandi uzaba uri wenyine. Iyi mirimo, ibyo tuvuga, uko gukiranuka, uko kugenda uko Imana ishaka, ibyo nibyo bizagufureba bikaguherekeza, ntugire ikibazo aho uzaba ugeze. Haleluya. Uyu ni umuntu ufite umutima nk'uwa Mariya. Agomba guhorana inyota, wahorana inyota yo kwibera ku birenge bya Yesu, agira inyota y'ijambo ry'Imana, kumenya icyangombwa icyo ari cyo, gushyira priorite ku murongo, ndetse ni umuntu uhora atekereza ku iherezo rye. Uri hehe muri abo ngabo batuye mu isi ya Mariya n'isi ya Marita? Urumva aho hantu aho uherereye ari hehe? Ariko reka nze mbibwirire nsoza icyo bisaba kugira ngo twese iyi si ya Marita tuyibemo dufite imitima nk'iya Mariya. Icya mbere, ugomba kugira Imana ya mbere mu byawe byose. Nushaka kuba muri iyi si y'akajagari, ngiye nkunda kuvuga ko ari isi y'akajagari, nta kintu cyanyamura kiri ku murongo, wenda abandi mufite uko mubibona, ariko iyi si irajagaraje, ifite byinshi bicanganyukishije, ifite byinshi bitwaye ibitekerezo bya benshi, ifite byinshi bigushije benshi, ifite byinshi benshi bita ko ari byiza kandi njya mbona nta cyiza kibirimo. Ikintu cya mbere rero cyagusaba kuba muri iyi si imeze gutyo, isi icanganyukishije, isi rimwe na rimwe iri komplike, isi rimwe na rimwe tutajya tubasha kumenya ibyayo neza, ibanga kugira ngo uyibemo mu mahoro. Gira Imana ya mbere muri gahunda zawe. Nubyuka Imana igutije ubuzima, upfukame ubwira Imana ati Imana ndagushimiye, wemeye ko uyu munsi murebesha amaso, wemeye ko uyu munsi mukandagizamo ibirenge byanjye, ndakwinginze dore gahunda mfite n'izi ngizi, uyu munsi wa none ndakora ibi ABCD, ibyo ushaka byose, dore ko abantu bari busy cyane. Iyo mipango yawe yose no gahunda zawe zose, dore ndava hanjye aha, dore ndagenda gutya, ndakwinginze muri ibi bintu byose uhagarane nanjye, ube imbere unshoboze. Kandi iyo umaze gusenga isengesho nk'iryo, reka mbabwire, nta stress wagira muri ako kazi kenshi, nta stress wagira muri izo business zawe, nta kintu kimwe cyakubera stress. Kubera iki? Kubera ko Imana wayishyize imbere, ibindi bikaza biyikurikiye. Ubu abantu bishwe n'ama stress gushaka kwirwanirira, kandi Imana tayinvolvinze mu bintu byawe, nayo yigira ku ruhande, ntago igiye ivunda, ntago igiza mu bintu byawe utayitumiyemo. Haleluya. Kandi imaze kwigira ku ruhande, wowe icyo ukora usanga ugiye kwirwanirira, usanga ugiye guhura n'intambara nyinshi uhura nazo, rimwe na rimwe zikanakunanira. Ni impamvu ki? Washyize Imana ku ruhande, wijyana imbere wenyine, ushaka kwitwara muri gahunda zose. Ndagira ngo nkubwire ngo kugira ngo ube muri iyi si ivangavanze, iruhije, igoye, uyibemo ufite umutima nk'uwa Mariya, birasaba gushyira Imana imbere mu byawe byose. Imana ishimwe cyane. Ikindi, biragusaba kugira igihe cyo kwihererana n'Imana. Ntimuzibagirwe n'umunsi wa rimwe, muri ibyo byinshi mubana nabyo, muri ibyo byinshi mwirirwamo, muri ibyo byinshi mukora, muri ibyo byinshi mutuyemo, kwihererana n'Imana. Haleluya. Mu masaha 24 y'umunsi ukaburamo n'iminota 5 yo kwicarana n'Imana ngo uyibwire ngo ndagushimiye, yo kwicarana n'Imana ngo uyishimire ibyo yagukoreye byose, ndetse wongera urayisabe n'ibindi. Imana tugire neza. Umuririmbyi wa 50 yaririmbye amagambo meza nkunda cyane,
aravuga ngo muze mwenyine twihererane, munsanga hano hatari abantu, dore imirubi irabarembeje, n'urusaku rurabaruhije. Amen. Amen. Biradusaba kwihererana n'Imana. Uyu muririmbyi yararirimbye, nimukurikira n'ibindi bice biri hasi harimo amagambo arimo ubutumwa bwiza. Nutihererana n'Imana ngo uyigishe inama, uzihererana n'abantu, kandi abo bantu muzihererana hari igihe bazakuyobya. Haleluya, haleluya. Muri iyi si y'akajagari, muri iyi si igoye, sinkubujije kugisha inama n'abantu, ariko priorite yawe banza ugishe inama Imana yawe. Urugendo utangiye, ibyo ugiye gukora, umushinga ufite hose, ihererana n'Imana, ubanze uvugane nayo, muganire, uyigishe inama, kandi izakugira inama nziza itazakuyobya. Akanyuma kugira ngo nsoze ni ugushakashaka kumenya iby'Imana ikunda. Efeso 5, ndasoma aya magambo nsoze, ndatekereza yumvikana, twese turatuyumva kimwe. Abefeso ibice 5, Abefeso ibice 5 umurongo wa 8, duhere ku murongo wa 8, haranditse ngo kuko kera mwari mu mwijima, none mukaba muri umucyo mu mwami wacu, nuko mugende nk'abana b'umucyo, kuko imbuto z'umucyo ari ingeso nziza zose no gukiranuka n'ukuri. Mushakashake uko mwamenya ibyo umwami wacu ashima, ntimukifatanye n'imirimo y'abo mwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane, kuko ibikorwa nabo rwihishwa biteye isoni no kubivuga. Mwakira ijambo ry'Imana. Mushakashake kugira ngo ube muri iyi si igoye, isi iruhije, isi icanganyishishije, ni ukubanza kumenya gushakashaka mu buzima bwawe bwa buri munsi, kumenya icyo Umwami Imana yacu ikunda ku buzima bwawe, icyo Umwami Imana yacu ikunda ku muryango wawe, icyo Umwami Imana yacu ikunda ku itorero. Shakashaka kumenya icyo Umwami Imana yacu ikunda. Imana itugirire neza. Amen. Izi nizo ngingo nari nabateguriye, kuba mu isi ya Marita ariko ufite umutima wa Mariya. Tuvuze ku biranga abantu baba mu isi ya Marita, tuvuze no ku bantu bafite umutima wa Mariya, ndetse tuvuze n'icyo bisaba kugira ngo ube mu isi ya Marita ariko ufite umutima wa Mariya. Mu gusoza rero, wenda mutahanira ijambo, mushakashake, mumenye kugira priorite, mushakashake kumenya ibyo Umwami wacu ashaka, niho tuzaba muri iyi si tuguwe neza, kandi n'Imana yacu tuyikiranukiye, n'Imana yacu itureba ikatwishimira. Nushakashaka kumenya icyo Umwami wawe akunda, uzabana nayo amahoro. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Amen.